turi mu itorero rya Bethel Revival Church, itorero riyobowe na Apotre Claire Mukamusoni. Nkuko iyobokamana mu byo twemereye abakunzi bacu no kujya tubagirira mu matorero hirya no hino, tukareba ibikorwa biberamo, amagahunda yabo, amasengesho, imirimo Imana ikorana n'abakozi b'Imana. Ni muri ubwo buryo rero dusanze iri torero riri gusoza amasengesho y'iminsi 40 bari bamazemo iminsi. Aya masengesho amakuru dufite nuko ngo yabereyemo ibitangaza bikomeye by'Imana, nkuko n'ubundi ngo bisanzwe bihabera. Turi kumwe rero n'umwe mu bakristo b'iri torero, mwatangira mutwibwira. Nitwa Niyongira Kati, ndumudiyakoni muri uru rusengero. Ndimo ndashima Imana y'ibintu yankoreye muri iyi minsi 40. Imana nabonye hano muri Bethel ni Imana ihambaye. Nkigera muri iri torero naje ndushye, naje ndemerewe, ariko kubw'imbaraga z'Imana, Imana iranyakira ndura, basanga umubyeyi mwiza aragusengera, turaruhuka, ariko yakoze imirimo n'ibitangaza. Hari ibintu byinshi najyaga mba niriwe i Kigali, n'ubundi naranasengaga, ariko nkirirwa i Kigali nkarara mu cyaro. Naraje mbibwira umubyeyi wanjye ari wa Apotre, ndaza ndabimutekerereza. Nari mbimaranye igihe nabyo hafi nk'umwaka mbi i Kigali, nkarara mu cyaro, ndarantemberana n'ababyeyi banjye, basaza banjye bapfuye, abo bose turara tugendana. Byazaga mu nzozi namaraga nkimara kuryama. Wamaraga kuryama? Namaraga kuryama ntangiye gusinzira, ubwo nahitaga ngenda. Ubwo ntabwo nigeraga numva nta n'ikintu cy'i Kigali nabonaga. Naragendaga, iyo bwacyaga mu gitondo nibwo twatandukanaga nabo, nakabuka ndi i Kigali, ariko narayiyongeye. Buri gihe byakubagaho? Buri munsi uko nabaga ndyamye nsizeyo ibitotsi nijoro, nahitaga njyewe ngenda nkarara aho ngaho tugendana, twitemberera. Mbese urumva ko twanaganiraga, aribyo twavuganaga. Nuko ndaza mbibwira umushumba, ndamubwira ariko ngiye mfite ikibazo, ndaryama, kandi nta kindi kibazo nabaga numva mfite, nabaga nariye, nabaga numva ndyamye nta n'ikibazo, ariko ndaza ndabimubwira. Umushumba dusanga muri biro, aransengera, nsiga amavuta ngo na deliverance, twambwiraga ngo ni imyuka mibi. Akimara kunsengera uwo munsi, nahise numva yuko byose ntazongera no kubibona, ntabwo nongeye kubibona. Ndaryama, nkaryamira i Kigali, akorera i Kigali, marara i Kigali, ntabwo nongeye kubibona. N'ababyeyi banjye sinongeye kubabona, ndi i Kigali amahoro n'amahoro. Kuva nyuma yaho ubibwiriye umushumba akagusengera, byahise bikemuka? Ubu ngubu nta ese umuntu yabyita iki? Ubwo ni ukujyanwa, byasaga mu buryo wabonaga ni mu buryo bwo kugarukirana kw'ababyeyi wenda bapfuye batizeye, bakagutembereza nyine, nta bindi bikorwa bidasanzwe bagukoreshaga hagati aho ngaho? Nta bintu bindi nakoraga, gusa ikindi kibazo nagiraga nuko igihe cyose ese niba ndyamye nkamubona, rimwe n'ibyazaga mu buriri tukaryama, ariko ibyo byose namenyaga ibyo ari byo. Mu buriri naba ndyamye, numva ikintu kiraje, turaryamye, gake mu gitondo numva kiragiye. Ubwo ngubwo cyamara kugenda nkaba ariko umuntu afite ubwoba, ariko nta kintu kindi bankoreshaga, twaragendaga gusa nkumva ko ntari i Kigali, nageze iwacu mu cyaro, nta kindi kintu. Murumva rero ko Imana ikora ibitangaza. Nyine aratanga ubuhamya bw'uburyo mbere y'uko yakira agakiza cyangwa agana itorero rya Bethel Revival Church riyobowe na Apotre Claire Mukamusoni, nijoro ku manywa yirirwaga i Kigali, ariko mu ijoro akarara mu cyaro aho ababyeyi be babaga batuye. Bari baritabye Imana. Nyine birumvikana yuko byazaga mu mbaraga ziri esprit satanique, ariko bakabashima Imana, akabaguwe neza, akaba ari umudiyakoni muri iri torero. Ni ukuri Imana ikora ibitangaza, n'uyu nguyu ni umugabo wo kubihamya. Imana ishimwe cyane.